akerekera aho abantu bifuzaga ko wari asenga ari Nyakaraseke Katonda Mukara Nyakaraseke uzapfa ushaje. Kabiri imbaraga zose zizakurwa Uwiteka azazirwaniriza. Gatatu Imana navuze ngo ugiye kugufinansa n'abantu bose baboneka ari Imana yagufinansa. Kongera Imana amashyi. Imana y'amahoro Imana y'umugisha. N'abantu baturi kumwe nabyumvise turi kugenda. Imana iramubwira ngo nje guca agasuzuguro kubw'izina nguhaye. Nasimbutse ibintu nka bibi muri iyo minsi uyu mugore wa Manowa basabye iki inda abaratwiza. Mwana aravuka ariwe Samusoni. Amaze kuvuka ngo amaze kumenya ubwe hazi ibisumizi byitwa Abafilisiti. Mumbarizo umuntu mwicanye mureba mubaze ngo bakomereye gute muri iyi minsi. Nta kintu urajyaho nubwo utaha heza se ntufite amagara. Ufite igitanda cyiza ariko kukiryamaho byarakunaniye. Muteka neza ariko ibiryo birakunaniye. Abo ni Abafilisiti. Ngo banaza batangira kumurwanya batangira kumuhiga. Narabyara tukaganira ko nufashe kuganira nawe. Kacu cyanza. Kongiza amahirwe Imana ikaba yabahamagaye mu kwitaba mukamwitabye Imana none. Ntabwo mvuze gupfa mvuze kwitaba Imana. Ntabwo waba utahitabye iri muzima ngo uyitabe wapfa. Rakoze. Uyu munsi numva hari abantu bari burara n'ibitwenge mu ngo zabo. Uyu munsi numva hari abantu bari bamwe ahari kurira kwararira umuntu ariko umuntu zikavuga. Murakoze. Numva hari ababye z'impundu bamaze igihe bari kumarira bamaze igihe bari mu maganya. Numva hari abagabo bari bunezerwe umutima wabo kuzura ibitwenge. Tuzamurira Imana ibiganza tugire gutya. Bwa mbere Abafilisitiya baramurwanyije, ubwa kabiri bamurwanya babonye afite imbaraga. Nasimbutse bamutega uwo bita Delila. Bamutega iki? Bamutega Delila. Araza aramubwira imbaraga ukoresha uzikure. Ibiri waryohere nabizi komera baryohera byaze bikuze. Imbaraga ukoresha Samusoni atangira kubesha umbohesheje sura n'ibiti budufite byinshi tukuvugisha ukuri byarabananiye. Kandi mu rusengero abari tuzajyayo ujya no kugira ngo winjire wabisaba urufunguzo ukanza ugafungura. Samusoni abesha Delila umbohesheje sura n'ibiti ntacogo. Mbaho nashaka kuri finali amena ibanga arabwira Delila kuva navuka nta cyuma cyogosha kiragera ku mutwe. Badufite abantu hano basiri bariko barogosha bakabyina barogosha. Uriya musoma muri Matayo 25 harya marivuga ku bakobwa 10 batanu b'abapfuye na batanu b'abanyabwenge. Kuri impamvu mubona mu nzego zose ibintu bitajya bipfa kuzura ni batanu kuri batanu. Batanu baba bavuga bati niko tuzakora y'ibintu bafata ibyo bintu guhora muzana. Urumva ariko birangira abanyamavuta bakinze byanga byagira gute bakurwanya bagira gute birangira ugira gute niyo mpamvu kuyoborwa n'umuyobozi wuzura umwuka wera ntako bisa. Amen. Sifa kwa Mungu. Ariko muracyamu iki cyangwa aya abahari bavuga ngo amen. Dufite amakuru y'umwaka turayafite. Icyama nawe ugasonza ariko ufite amakuru, kabura amafaranga ariko ufite amakuru. Dufite ikibazo cy'abantu basenga ntabona amafaranga ntagire n'amavuta. Ibyo bintu birambabaza. Nta mafaranga ufite ubure n'amavuta. Wenda abona ukora kimwe muri ibyo bintu. Mu rusengero aho nsengera iyo nyoboye iteraniro nge ikintu nsaba Imana abakirisitu babiri bonyine bangana
ufite amafaranga n'ufite umwuka wera itorero ribacyuzuye. Aho umwuka umuhanuzi arahanura, aho amafaranga uyafite agakora. Kandi ibyo bintu byo nibyo bintu mubwita ufite umwuka ufite n'inoti nta mudayimoni ujya kwegera kubitara. Ariko noneho iyo uvuga uti usimbuka barabatera ntabwo tubipomeje nabyo birakora. Ariko iyo bibaye byiza ukaba ubifite byombi mu mwuka urahonda mu faranga ugakubita mbese ubu usigaye mbese nizo mbaraga umuntu tugananye mudayimoni uwo ari we wese umwe uzabiteranye musome na Bibiliya. Umuhanuzi wese ugiye guhanura shobe yibonera za sirikare akabona imirambo akabona ibiki urumva akabona ibintu by'ibibazo by'ibibazo. Ariko Yesaya hanura yaravuze ngo nimuburire abantu banjye ndetse munabahumurize mubabwire ko n'intambara Yeremiya yavuze ngo iki n'abana b'icirane ninabwiye koga kandi bose n'abantu. Yesu ashimwe. Samusoni amenibanga ikintu cyambabaje ntabwo Samusoni yogoshwe na Delila, ahubwo Delila yahamagaye bene wabo baraza baramwogosha bamukuraho umusatsi baramujyana gushyingano. Bibiliya avuga ngo buri saha yashaka ibiro 500. Ibitabo bivuga inkuru bya komantere biblike ibiro 500 buri saha atanare bacanye umuriro bashyiramo icyuma amaso bayakura. Dufite abantu bareba ariko batareba. Muraho neza. Niba ari ikintu kiryoha no gusenga ureba no gusenga wumva ukuvuga uti umuntu ari iruhande rwawe ati Imana irabaye nguyu nubwo muri kumwe ariko n'uyu ukamenya uwawe ukamwihorera ariko uzi uwawe. Muraho neza. Nabonye haraje n'iby'abakomisiyoneri mu rusengero murakagenda akabwira ubujeniye tuzabwirire tuzisimbuka mu rusengero tuvuga yuko kiriya kitemewe n'Imana. Ibyo bintu kandi Imana izahe kandi reka bawe bakoze cyane. Iyi Mana dusenga ntabwo ari umukirisitu. Cyane dusobanurira ngo irera izahora ye nta cyaha yakoze. Irera izahora ye mutagira ngo nivuze nawe babwira Imana irera musenge ariko mufite n'ubwoba bwo gutinya iki icyaha nigiza nacyo sifa kwa Mungu. Baramujyana Bibiliya avuga ku murongo 23 ngo bategura iterane cyo kumwishima hejuru. Bategura igiterane cyo kumwishima hejuru. Bibiliya avuga ku murongo 23 ngo nimuze dushimire Imana yacu ndakora itubashishije umwanzi wacu nde Samusoni wishe benshi muri ngo bahita bagera bamukingirana ahantu bategura igiterane itari kigeze. Bibiliya ngo bohereza abarandasi babiri bajya kumuzana ngo bamushyira hafi hariya ngo harabanza haganira abatambyi bakuru ngo saa 9 zigeze bahamagara Samusoni ngo aganirire imbere y'Imana yabo. Niba ari ikintu nabonye Imana yanga agasuzuguro uvuge ngo yanga agasuzuguro ariko mwanyikirije amena. Imana yanga iki ngo abarandasi baramufata. Dufite abarandasi batwishyurira amazu ariko batatwifuriza ibyiza. Barandasi babiri hano n'undi baramufata. Dufite abarandasi akakugurira n'akaburushete ariko agira ngo azakubone neza akakugurira n'agafanta kanini ariko azakubona neza. Dufite abarandasi babi warabamenye baramuzana ngo bamugereje imbere ya Dagoni muri sitade. Bibiliya avuga ngo bari hejuru abandi bari hasi. Muracyari hano ngo yumva ibyo barimo bavuga bagiye kumukorera. Dore ikintu nashimiye Imana bamukuyemo amaso baramwogosha ariko Imana iragenda ihagarara ku matwi ye. Mbonera kukubwira ngo nubwo hari ibyo abantu bazi ariko hari inzira Imana yashigaje yagusigarije izanyuramo. Mama wawe ntayazi nabo mu bana ntibayizi bene wanyu nayo bazi iyo nzira Imana yagushigarije. Imana niyinyuramo izacecekesha ingabo zose zakurwanyaga. Dukobere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Barabyumva umurongo wa 28
munani asenga isengesho yibutsa Imana imirimo yakoze abwira Imana murabizi Samusoni yahamagaye imbuzi 300 zirita zose ziragaragara ashyira imiriro ku mirizo azoheza mu ngano z'Abafilisitiya ibyo ngibyo byibutsa Imana ati ndabizi ko namenye ibanga ariko wikoze isoni muri aba Bafilisitiya wikoze isoni hagati Imana iramubwira ngo kuko uciye bugufi ndaje mwereka ko nanjye ndi Imana ikorera hagati Imana ikorera hagati y'abarozi ikorera hagati y'amadeni ikorera hagati y'abanzi Imana dusenga ni Imana ikorera no hagati ni muyimera amashi ndashaka kureba wenda abantu n'abatatu Imana yaba yariyeretse bageze hagati bagiye kumwaba bahaguruka batere haleluya abantu Imana yiyeretse abituje narayibonye ngeze hagati narayiboneye ndayireba Imana ishime reka tuyihe n'amashiyo kabya